Imana ishimwe cyane nongeye kubasuhuza nanone bene data mbahaye ikaze umuntu wese urimo kunyumva ufunga iki kiganiro aho uherereye hose haba mu Rwanda haba hanze yarwo mu mahanga mu bihugu by'abaturanyi hose mbahaye ikaze Uwiteka duhana umugisha reka tuganire akanya gato gusa mbere yuko tuganira reka tubanze duhe Imana icyubahiro. Data mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo nguhaye icyubahiro ndagushimye kuko uri Imana nanone Data, kandi inshingano zacu no kugushima no kuvuga ibigwi no kugusingiza. Tuguhaye icyubahiro rero kubw'aka kanya jyewe n'abantu barimo kunyumva aka kanya. Ndagushimye kuri Imana yacu, Imana yariho kera, Imana iriho kandi izahoraho. Nguhaye ikaze Mwami, utugire neza, utweze ibyaha byose Mwami, ibyo twaba twaracumuye byadutandukanya nawe byose, ibyo tuzi ibyo tutazi twakoreye mu butamenya, ibyo Satani yirirwa turegesha byose ubitwezeho Mwami, udutunganye tuboneke imbere yawe tuboneye, maze imbuto ugiye kubiba muri twebwe ifate yere kandi izatugirire umumaro mu gihe tukiri muri iyi si ndetse no mu buzima buzaza nabwo Kristo. Tuguha icyubahiro rero ubwami bwawe buze n'aba ari jye ahubwo ari ugaragara mu izina ry'umwana wakunda Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, tujye gusoma mu mubwiriza ibice 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo, amen. Ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Mwene data turimo kunyumva aka kanya, aya magambo tugiye kuganira ndagira ngo aze kugufasha kumenya igihe uhagazemo, umenye igihe urimo uyu munsi, umenye igihe cyagushyikiye, hanyuma umenye n'uburyo bwiza bwo kucyitwaramo no kugihagaramo neza kugira ngo uzagisohokemo wemye, ntikizasige kiguhungabanyije, cyaba ari igihe cyiza cyangwa ari igihe kibi, kuko ibihe byose tujya tubona bihungabanya abantu, tujya tubona ibihe by'umubabaro bihungabanya abantu, tujya tubona n'ibihe by'umunezero nabyo bihungabanya abantu mu bundi buryo, mu buryo bw'umurengwe, mu buryo bwo kwirata, mu buryo bwo gukomeretsa. Ni ukuvuga ngo ibihe byose iri jambo rero tugiye kuganiraho risige rikweretse neza igihe uhagazemo kandi ugihagararemo neza. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Umurongo wa 2 ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikura, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Umurongo wa 4 igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, amen. Umurongo wa 5 hariho igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Umurongo wa 6 igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, hariho igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, amen. Igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro, amen. Umurongo wa 9 ukavuga ngo ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo buri gihe kigira igihe cyacyo, igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kubabara. Ni ukuvuga ngo buri gihe cyose cyagenwe munsi y'ijuru gishobora kukugeraho, anytime gishobora kukugeraho, umwanya uwo ari wo wose. Igihe kirahinduka, igihe uhagazemo gishobora guhinduka, amen. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye, uyu munsi ushobora kuba wihebye, ushobora kuvuga uti ubuzima burarangiye,
ubwo nyine uri mu gihe cy'umubabaro, uri mu gihe cyo kubabazwa, amen, ariko ukamenya ko hari n'igihe cyo kwishima. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo munsi y'ijuru nta gihe na kimwe kiri permanent, nta kintu na kimwe kiri permanent, nta kintu na kimwe kizaguma gutyo. Ibihe biha ibindi, amen, ibihe biha ibindi. Hari umuntu ejo twari turimo tuganira, ni umuntu ukuze w'umukecuru, sinzi ukuntu twaganiriye, arangije arambwira ati ariko abubu ati bimeze bitya na bitya abubu. Ndavuga nti reka ni rwose ntimukajye mutwifatira, byari mu rwenya. Ndamubwira nti nawe ni umubyeyi ukuze cyane mu by'ukuri, ndamubwira nti ariko umbwije ukuri, nawe igihe wanganaga gutya nkatwe, igihe wari ukiri muto, abakera baravugaga ngo abubu, amen. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo nta ngoma itagira abubu. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ibyabaye kera, ubonye ibishya aba abona nyine ari bishyashya. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiri permanent, nta kintu na kimwe kiguma uko cyari kimeze kera, amen. Umuntu aba muto akagera igihe cyo gukura agasaza, umuntu aba muto akagera igihe cyo kubyibuha yarananutse, mbese ikintu cyose kirahinduka, amen. Nta kintu na kimwe kiguma uko cyari kimeze mbere. Yesu ashimwe cyane. Rero ikintu nkwifuriza urimo kunyumva aka kanya, fata umwanya wawe ugenzure, umenye igihe uhagazemo. Ese igihe urimo ni igihe ki? Ni igihe cyo gusenga? Urabona ibintu byacitse, urabona byakomeye, ni igihe cyo gusenga. Fata umwanya wawe usenge, amen. Ese igihe urimo kimeze gute? Ni igihe cy'amahane n'intambara n'iki? Urabona ukwiye guceceka? Ceceka. Yesu ashimwe cyane. Urabona nuvuga abantu ubwira batari bukumve, icecekere, amen. Ese urabona ari igihe cyo kuvuga, udakwiye kurebera gusa ngo ibintu byihorere, bivuge. Niba ari igihe cyo gucyaha, amen. Niba ari igihe ni ukuvuga ngo wowe fata umwanya witekereze, uvuga ngo ndi mu gihe ki, ni igihe ki, ariko wikwitotomba, kuko ngo ibintu byose Imana niyo ibigena. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibintu byose ngo Imana ibigeneye igihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo Imana niyo mugenga wa byose. Nta kintu na kimwe wahindura, nta kintu na kimwe wakuraho, nta kintu na kimwe washyiraho. Ni ukuvuga ngo igihe iyo kigeze, ibyo cyagenewe biraba, nta kindi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo cyagenewe biraba. Niba warabayeho mu gihe cy'umubabaro, ukabaho mu gihe cyo gupyinagazwa, ukabaho mu gihe cyo kwiheba, ukabaho mu gihe cyo gutukwa, igihe kirageze ngo wishime. Ishime, amen. Kandi niba warabayeho mu gihe cyo kwishima, akaba igihe kigeze cy'umubabaro, urababara nta kabuza, ariko ubyitwayemo gute? Gihagararamo neza, hagarara mu gihe cyawe neza, ntugitsindirwemo, ntukinanirirwemo, ntukizahariremo, ahubwo ugihagararemo neza, amen. Yesu ashimwe cyane. Wowe isuzume, uri mu gihe ki? Igihe urimo ni igihe ki? Ni igihe ki? Kimenye. Fata umwanya witekerezeho, amen. Fata umwanya witekerezeho, fata umwanya ushakishe, uvuge ngo iki ni igihe nkwiye gukora iki, ni iki gisabwa, ni iki gikenewe. Amarangamutima wawe arimo kukubwira ngo iki, amen. Ese urabona situation uhagazemo uyu munsi ari iyihe? Yesu ashimwe cyane. Reka twe kujya dupfa gutomera, rega ngo umuntu abeho gusa just ko afite ubwo buntu bwo kubaho, kubera ko Imana ikigutije umwuka wo kubaho, kubera ko n'amaguru yawe agitambuka bikemera, kubera ko amatwi yawe n'amaso bigikora, kubera ko amaboko yawe akora, hanyuma wowe urabaho gusa bila mpango, kubera gusa kuriho. Oya, menya igihe uhagazemo, ugikoreshe, ugire icyo ukora. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twabonye ijambo ritubwira ko ubuntu twahawe atari ubwo kudamarara, atari ubwo kunezerwa, atari ubwo gutuza, ahubwo ni ubuduha umwanya, ni transit, kugira ngo ugire ikintu ukora utegura ubuzima bw'ejo hazaza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ubuntu bwo kwituriza gusa, reka nta buntu burimo na gatoya. Hari ijambo ryatubwiye, ngira ngo naryo ryanyuzeho abajya bakurikirana ibiganiro byacu mwararyumvise. Hari umukozi w'Imana yatuganirijeho, cyagiye ngo abantu bari mu bwato bari kumwe na Yesu, noneho ngo haza inkubi y'umuyaga mwinshi, ariko ngo Yesu yari asinziriye.
barataka bafata ibintu byari biri mu bwato babikuramo babita hasi kugira ngo bworohe, bakora ibishoboka byose, mbese bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko iyo nkubi y'umuyaga yatuza bakabasha kubaho, ariko ngo ntibyagira ikintu na kimwe bitanga. Nyamara ijambo rikatubwira ngo Yesu yari asinziriye, ariko se koko ubwo yari asinziriye muri urwo rusaku mu gihe abandi bavuzaga induru, mu gihe ibintu byacikaga, yari asinziriye ku buryo atumvaga cyangwa yari ategereje ko bamukangura? Amen. Mu by'ukuri mu bigaragara yarategereje ko bamukangura, kuko bamaze kumukangura ngo yarakangutse arategeka, hanyuma inkubi y'umuyaga iratuza. Amen. Ni ukuvuga ngo yarategereje. Yesu ashimwe cyane. Ubuntu twahawe ni ubwo kugira ngo dukangure Yesu, ni ubwo kugira ngo wowe ugire icyo ukora, hanyuma Yesu yinjiye mu buzima bwawe, Yesu yinjiye mu byawe, abitegeke, abiturishe, abiyobore. Amen. Ubimwereke, ubimuragize, hanyuma abikore neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko wabanje kubimuragiza, wikwicara gusa ngo uvuge ngo ibintu byancikanye, ibintu birayobye, oya. Tabaza Yesu, mukangure, ari hafi yawe, ari aho hafi ujye gushakisha kure. Amen. Wowe fata igihe cyawe, ufata umwanya wawe, uhamagara umuremyi wawe, umuragize ibyawe, ahagarare nawe muri icyo gihe urimo, muri ibyo bihe ugezemo, abane nawe, byaba ibihe by'umunezero cyangwa by'umubabaro, byaba ibihe byo guceceka, cyangwa igihe cyose uhagazemo, wowe icyo wiyumvamo, Kristo ahagarane nawe muri icyo gihe urimo, kugira ngo uzakivemo amahoro. Amen. Cyane cyane ko twebwe ibyo tuba tugambiriye cyangwa se icyo duharanira n'ubuzima buzaza, kuko uyu mubiri uzarangira, uzabora, uzashira no kwifuza kwayo n'isi, ariko hari ubundi buzima buzaza, kandi ubwo buzaza rero tubutegura tukiri muri ubu ngubu turimo. Ntabwo tugomba kubitandukanya, kuko biragendana, uko byagenda kose biragendana. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri uhawe, ubu bwenge uhawe, iyi shanse ufite, uyu mwanya ufite, ukoreshe, hanyuma Kristo ahagarane nawe mu gihe cyose waba ugezemo ukiri kuri iyi si, ajye abe ahagararanye nawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka nkwifurize mwene data unyumvise, reka nkwifurize mwene data wakurikiranye ikiganiro, utabaze Kristo, umuhamagare, ahagarare nawe mu gihe uhagazemo icyo ari cyo cyose. Ntihazagire igihe na kimwe uhagararamo Kristo adahagararanye nawe, udahamagaye Imana ngo ibane nawe, kuko cyaba ari igihombo gikomeye. Yesu abahe umugisha cyane. Ndabakunda abantu bajya kuno kudukurikirana, abantu bakoze subscribe. Yesu abahe umugisha. Mukomeze kuba natwe muri byose, dusengerane, dukomere, dukumbuzanye gakondo yo mu ijuru, kuko umwami Yesu we araza, ntabwo azatinda. Yesu abahe umugisha. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.